Reka tubasuhuze. Noneho ndasurisha indyo gusa, gusa ntabwo ndi buyikoreshe kuko tugiye kuvuga ikintu gikomeye, tugiye kuvuga ku miyoboro. Tugiye kuvuga imiyoboro, hari umuntu yayitikira imiyoboro ni channels cyangwa se canali, kano. Mujya mubona nk'imiyoboro itwara amazi. Ubutumwa bwacu bwose mubona twakoze muri tukabwita ibiboneye health programs, tugashyiramo biriya bice bine cyangwa se inkingi enye, 4 pillars, iriya twise mindset change. Tuvuga ku buryo bwo kwigisha ari ikintu gikomeye, tukareba nanone kuri public health promotion, tukareba kuri sustainable agriculture focus, tukareba kuri environment protection. Ariko izo nkingi uko ari enye tukazigamizaho za porogaramu 16, nazo tukazigamizaho za subporogaramu subporogaramu cyangwa se subprograms, n'ama activité na za initiative bigera kuri 64. Ibyo byose ubwo butumwa twagiye ducamo duce. Ubwo butumwa bwose uko bwakabaye tubunyuza mu miyoboro cyangwa se za channels, imwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu. Maze gusaza kuzivuga ntazireba banza bisigaye binanira, ariko ntabwo nshaje cyane, ndacyavuga mukanyumva. Izo channels cyangwa se iyo miyoboro ko ari 5 twise implementation channels strategy. Ni ukuvuga ni uburyo bw'ingamba zo gushyira mu bikorwa ko zinyuze mu miyoboro 5 yonyine. Bya bindi byinshi niba kubyumva bikugora, wumva ibi 5 nabwo uragira icyo wumvamo. Iyo miyoboro 5 uko turasa n'aberekana kuva twatangira twanyuzaga mu ihe nzira, kuva ku myaka yo hambere, ubu butumwa cyangwa se ubumenyi buduhingukamo, budutungukiramo na mbere y'ibihumbi 2008 tangira kubyiga no kubikora, ariko na mbere kera. Natural product promotion and marketing. Ni ukuvuga ko kimwe mu byo twibandagaho, umuyoboro wa mbere ukomeye twitagaho kwari ugupromotinga no kwamamaza no kugaragaza iby'umwimerere, ibihingwa, ariko ibiribwa, bya bimera byo mu mashyamba no mu mirima, ariko byose by'umwimerere. Tukabona ko byari ikintu cyiza, tukabona ko kubipromotinga no kubiteza imbere ari ikintu cy'ingenzi. Twarabikoze ku batuzi nko guhera mu 2012 twatanze ubutumwa bukomeye habe mu gihugu no hanze y'igihugu, tuvuga akamaro ka bimwe mu bintu biriho hano kuri iyi si nka sezame, noix de cajou, amavuta ya elayo, ariko tuvuga no ku bindi bintu by'ingenzi bigiye biriho nka ubundi buryo bwo kwivura cyangwa se bwa lifestyle, burimo nk'imyitozo ngororamubiri, burimo nko gukoresha amazi, burimo nko gushobora kwiyuka, burimo uburyo butandukanye. Natural products twahavuze ibintu bitandukanye, twifashishije imbuga nkoranyambaga, twifashishije uburyo butandukanye, amaradiyo na za televiziyo, public campaigns, rimwe mwatubonaga twaje no mu masoko, twagiye henshi, kandi Rusizi twarahabakoreye, tugira n'ibiganiro ku maradiyo, Rubavu byari uko, Gisenyi nuko, mu Ruhengeri cyangwa Musanze nuko, hanyuma i Muhanga dufite n'ibiganiro kuri radiyo Huguka, hari abatuzi turi Nyagatare, aho naho twarahakoreye, hanyuma Ngoma aho twarahakoreye. Aha mu mujyi wa Kigali ho ntitwabivuga, tuvuga ko ni hose no ku maradiyo hafi yose, dutanga ibitekerezo n'ibiganiro ku byerekeranye n'imirire myiza, iminywere, imyitozo ngororamubiri n'ibindi byo abantu bagenda bakoresha, kandi byafashije benshi. Hari benshi, hafi buri rugo rugiye, utabura kimwe wamenya gukoresha mu bibasha kugufasha. Njya mbumva mukoresha gikukuri, mukoresha amakara, mukoresha ibumba, abandi nyabarasanya, abandi teveri,
yemwe mu cyayi abandi ibyo byose mukoresha, ariko twatanga inama ko none uyu muyoboro ni mwiza, tuzakomeza kuwukoreramo tunafatanije, ariko tunakomeze tubane hafi kugira ngo ubwo bumenyi aho dukomeze kubusangira. Ubu bwariyongereye bwabaye bwinshi, kandi n'uburyo bwo kumenya kubushyira kuba bwanavamo n'ibintu byagira akamaro bwariyongereye cyane. Nidukomeze dushyigikirane. Uwo ni umuyoboro mwiza, tuzakomeza tuwugarukamo kuko ni nawo watwinjije noneho mu muyoboro wa kabiri, nawo tuwita ngo ni concept development. Concept development rero aha twakomeje duteza imbere ubwo buryo bw'ibintu by'umwimerere, noneho tubona za sosiyete zitandukanye ziza kutwiyomekaho, nk'iyitwa back to nature, yitwa next step. Icyo gihe za sosiyete z'ubucuruzi zigera kuri esheshatu zifite aho zihuriye na development network, noneho dukomeza dufatanya, noneho buri bantu bagenda bazana ubumenyi bwabo, bazana uburyo bwabo, abakora ku buhinzi, abakora consultance, abakora ibintu bitandukanye. Noneho ni bwo buryo twaremyemo development network, buhoro buhoro kugeza na n'ubu tugiye dufite n'imiryango itegamiye ku cyangwa imiryango nterankunga dufatanya, kugeza ubwo tugiye dufite ibitangazamakuru dufatanya, kugeza ubwo dufite nk'abahanzi, abafana b'imipira, abanyamakuru, abantu batandukanye. Uwo ni umuyoboro mwiza nawo rero kose dukomeze turacyabikorana n'ubu, turacyabikora ntaho byajya, kuko dukomeza dukenera benshi ngo dufatanye turi benshi, dukomeze twiyubakira igihugu, twiyubakira umuryango, twiyubakira ubuzima. Ubwo indwara zigenda zishaka kugariza abantu, natwe tuzivugirize induru ziduhunge. Ubukene bushaka gufatirana abantu bukabatera kwiheba, tuvugirize induru. Ubwihebe bushaka kwataka abantu n'ibindi birangaza, murabyumva rero. Ntabwo twabiha umwanya ngo bikomeze bishake kuturusha imbaraga, kandi burya abishyize hamwe nta kibananira, burya umwe arya bihora. Ariko abenshi kera bajya ku ishuri batanga biri bishe umwe, ariko reka be kwica, ahubwo babiri bifatanije batsinda umwanzi, batsinda akabi ku buryo nta cyabarusha imbaraga. Aha rero kuri iyi channel ya gatatu, cyangwa se uyu muyoboro wa gatatu twise Mushroom Project and Agriculture Partners, aha ni abantu twagiye twakira, tucyakira n'ubu ngubu, dufatanyije mu buhinzi, dufatanyije mu bworozi, dufatanyije mu gutunganya umusaruro, dufatanyije mu kubona ingemwe z'ibiti, dufatanyije kubigeza kuri bagenzi bacu. Tumaze kugira abantu benshi barenga n'ibihumbi 10 dukorana, mwumva ari ibintu byiza. Hanyuma undi muyoboro ni coaching tuyikoramo ibintu byinshi. Coaching ahangaha nyine life coaching, turigisha ibintu bitandukanye, za ndwara z'ama-NCDs, kongera kwibutsa abantu ibintu by'imiyoboro migari y'igihugu, vision 2050, NST2 tugezeho. Tumaze igihe turi kuri NST1, izo ntego ziriho zo kwihutisha ibintu, za Sustainable Development Goals, za ntego z'umuryango w'abibumbye kwa 17, tureba ko twazihuza n'ibikorwa byacu, tureba ko twakwisanisha muri ubwo buryo. Umuyoboro wa nyuma rero twawise Research and Training Center. Uwo ni umuyoboro ntabwo tuvugaho byinshi, aho murabyumva. Tureba nyine dukora mu bushakashatsi, aho twagiye dukora amasurvey atandukanye. Twakoze nka survey ku buhinzi bw'ibihumyo, tuyita Mushroom Reform Proposal. Twakoze survey kuri livelihood, aho tubeho myiza abaturage, tubikoreye mu mirenge 16 ikikije umujyi wa Kigali. Twakoze za training cyane cyane bijyana na capacity building. Tumaze gukora ibintu bitandukanye. Iyo miyoboro rero ko ari 5 twise implementation channel strategy, tubonera kuramo ibintu byiza, ariko n'ubundi turacyararika abantu kwitabira za gahunda zacu. Murabona kuri ya muyoboro wa mbere nambere twinjiremo natural product promotion and marketing, aho twagenda dukorana n'abantu batandukanye, ibitangazamakuru bitandukanye. N'ubu turacyararika rero cyane social influencers. Turabafite dukorana, ariko reka tube benshi kugira ngo dukomeze twiyubake. Ni win ni ugufatanya kugira ngo twizamure, nta usigaye, nta uhenze undi. Icyo umuntu afite gitera imbere kandi cyunganira igihugu, gifatanye n'abandi. Aha rero naho ni byiza, dukomeze dufatanye. Murakoze cyane. Nk'uko bisanzwe bigenda
uyu munsi nabwo ku isi yose abantu 25,000 barimo abana batari munsi y'10,000 bararara bishwe n'inzara. Ibyo urimo kumva bibabaje bihagije, ariko noneho tekereza ku bindi bihumbi by'abantu badafite icyo gukora nyamara bafite imishinga badafitiye igishoro. Tekereza ku bakoraga ubucuruzi ubu bahombye kubera ikibazo cy'ubumenyi buke. Tekereza ku bafite ubutunzi butagira ingano ariko baryamye mu bitaro kubera ubumenyi buke mu birebana n'imirire. Mu gihe urimo gutekereza ibyo byose ariko unatekereze ku bandi bantu bafite ubumenyi buhagije ku ngingo zinyuranye biyemeje guha ubwo bumenyi abari mu bibazo nk'ibyo. Utekereze ku bigo nka Development Network, ikigo cy'ubujyanama ku mishinga n'amahugurwa agamije kongera ubumenyi n'ubushobozi, Consultancy and Capacity Building Hub. Batanga inama zishobora guhindura buri rwego rw'ubuzima, guhindura imyumvire ku ngingo runaka, imirire, ubuhinzi burambye kandi bubyara inyungu, kurengera ibidukikije n'ibindi. Niba nawe wemera ko ibintu by'umwimerere cyane cyane mu mirire ari ingenzi, umwanya wawe uri muri Development Network. Nk'ubu kuri iyo ngingo muri Development Network bafite umushinga wo guhinga ibihumyo. Bagurisha imigina yabyo kandi uwo babigurishije baramukurikirana kugira ko kumufasha mu gushaka amasoko. Bagurisha ingemwe z'ibiti by'imbuto ziribwa n'ibimera bihumura neza, kandi impuguke zabo ziragusura zigatunganya iwawe ku buryo bihatera mu buryo bw'imitako. Bakorana n'abavumvu, batanga inama ku mirire iboneye kandi bakagurisha bimwe mu biribwa nk'ifu y'igikoma igenewe abagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka 5 y'amavuko. Batanga amahugurwa n'ubujyanama mu gutegura imishinga no kuyiherekeza cyane cyane y'ubuhinzi n'ubworozi. Development Network ikorera ku Gisozi haruguru y'urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi imbere y'agasoko ka Ruhango. Bahamagare kuri 07 88 66 0611. Aba nibo bazi cy'ubuzima bwiza.